kubasuhuza abakunzi ibiganiro byacu, ndabakiriye mwese, nawe ngufashe nk'umukunzi nubwo waje uyu munsi. Ndakwakiriye mu muryango w'abana b'Imana, aho dusangira ijambo ry'Imana uko Mwuka Wera rinsobanuriye nkarizana. Mfite kwizera ko nawe hari ikintu Imana ikubikiye. Rero ukaba uje mu gihe turimo kwiga amazina y'Imana. Ndabashimiye mwese abari gukurikirana n'abarimo gupartaje basangira n'abandi, kandi sinshaka ko twiga nk'abari gusoma inyuguti cyangwa se nk'abumva iri zina gutya none ugatanga meaning. Ndashaka ko twiga Umwuka Wera ari kutubwira ikese n'iki Imana yashatse kuvuga. Niyo mpamvu ushaka kumanyagura umugati w'uyu munsi, kandi ndifuza kubona agapande kawe tugirana ibihe byiza. Haleluya. Ariko njya gutegura inyigisho numvise ka karirimbo nifuza kubatura kavuga ngo Ebeneza Mana watuzahuye, Imana yaratuzahuye, ngo nta wundi mfite mvugira ku Mana. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Zaburi 46 yose uze kwisoma, ariko ndavuga imirongo wa kabiri haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, imbaraga zacu, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakugwa ahayo ikajya imuhengeri n'ibindi. Yesu ashimwe. Uwiteka niwe buhungiro bwacu. Haleluya. Ariko ntabwo wavuga ngo Imana yarakuzahuye utubahiriza ibyayo, udakora ubushake bw'Imana, ugifite ibindi bintu wibitseho, nkuko turi bugiye gusoma iyi nkuru, aho iri zina ryavuye Ebenezeri. No tugiye kureba turebe uko byagenze kuri bagenzi bacu, umuryango wa Isirayeli. Nibyo Imana idusaba, rusiko natwe turi abisirayeli mu kwizera. Abantu bose bakijijwe, abantu bose bahisemo gukora ubushake bw'Imana, kugendana nayo. Hari ibyo Imana igusaba kurekura. Amen. Kugira ngo Imana ikubere, ikuzahure, utazitirira ibindi bigirwamana. Hari igihe tugera ku butsinzi tukibagira yuko nubwo twabugeze Imana ntiyari kumwe natwe. Ari abantu batsinda cyangwa se babona ibyiza bakabyitira Imana, kandi hari ibindi bintu bitagenda neza Imana itari kumwe nabo. Imana idukize icyo cyago. Tugiye kureba icyo aba bantu basabwe kugira ngo Imana ishobore kwitwa Imana ibazahura. Haleluya. Dusome rero muri Samweli wa mbere igice cya 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka akiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisiti. Nukuvuga ngo bari abantu b'Imana, ikiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisiti. Nukuvuga ngo Abisirayeli bari mu maboko y'Abafilisiti. Iyo birivuze ngo uri mu maboko y'umuntu, nukuvuga ngo uri munsi y'ubuyobozi bwe, uri munsi y'ubutware bwe. Aho gutwaye ni kubikora, ibyo akubwiye ni kubigenza uko nyine, kuko uri mu biganza bye. Kandi iyo bibiri tubwiye ngo kubakiza, nukuvuga ngo ntabwo cyari ikintu cyiza tutarajya kure. Imana rero yaje kubakiza, ariko bari bitwaye gute kugira ngo ishobore kumanuka ibakize, ibabere Ebenezeri. Haleluya. Nuko haravuga ngo aho isanduku igereye Kiriyatiyarimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. Nukuvuga mu yandi magambo, bashatse Uwiteka barira. Habaho gushaka Uwiteka utarira rwose, ujya mu nzu y'Imana winjira utarizwa n'umuceri, utarizwa na rent, ukabaho gusanga kandi nta n'ibyaha ufite. Ariko hari igihe ushaka Uwiteka nta mosozi, bitewe n'umubabaro n'umunaniro ufite. Aba bantu nibo bari bageze, ariko bari kumwe n'umukozi w'Imana. Umurongo wa 3 ngo maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose. Habaho kugarukira Uwiteka ariko umutima wawe uri ahandi, ukayiririra umutima wawe uri ahandi. Kuba ahandi ni ukuvuga ngo kuba ufite ibintu Imana itishimiye ukayishaka mbega n'umutima w'igice. Ngo niba koko mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose. Mu yandi magambo Samweli yarabarebaga akabona hari utuntu bibitseho, imitima yabo iracyari kure y'Uwiteka. Ngo ariko niba muyigarukiye, Bibiliya iratubwira ngo nimungarukire nanjye nzabagarukira. Ngo nimungarukira n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga. Icyambere na Ashitaroti. Nukuvuga ngo bari bafite imana z'abanyamahanga, bakagira n'indi mana yitwa Ashitaroti. Ngo mutunganire Uwiteka Imana yanyu, aba ari we mukorera Musa, nawe azabakiza amaboko y'Abisirayeli. Mu yandi magambo, ni mutunganye imitima yanyu kandi muvane imana z'abanyamahanga mu mitima yanyu na Ashitaroti. Nukuvuga ngo hari igihe abantu bajya gushaka Imana ariko bafite ibindi bintu bibitseho, bakarira Imana, bagasenga, bakanayikorera yewe, ariko bafite utundi tugirwamana. Kugira ikigirwamana ntabwo uzakibona gifite amahembe cyangwa ari statue, ariko ni ikindi kintu wadoha cyangwa se washize imbere
kikubuza kumvira Imana, ukumva ntiwakireka icyo gihe urimo gukorera izindi mana, uba ufite ikindi kintu waremye mu mutima wawe gishobora kugutuma ukora icyaha, gishobora gutuma amasezerano yava, gishobora gutuma unanirwa, utsindwa kubera ko hari ikigirwamana wibitseho. Hari igihe rero Imana ishobora kutagutabara ikakuvana aho hantu, kenshi ukajya kurira n'ibyo amosozi twayabonye, wirije wasenze, ariko umutima wawe uri kure kubera ko wibitse mu bindi byose. Samweli rero abaha kondisiyo ebyiri, arababwira ngo nimukorere Uwiteka Imana yanyu, aba ari we mukorera Musa, ntimuvangavange na Ashiteroti. Kandi Yesu yaravuze ngo abonekera Yohana amubwiye ngo nubaka akazu yaze nzagucira. Ikibazo dufite uyu munsi, abantu b'Imana bagenda bafite Ashiteroti, bagasaba Imana barira n'ububabaro mwinshi bafite Ashiteroti, ibisubizo bikabura, Imana ntibazahure. Hari n'abandi bazahurwa bakabyitirira Imana kandi ari Ashiteroti babibahaye. Amashimwe yose burya twumva kenshi ntabwo aba ari ubutabazi bw'Imana. Niyo mpamvu yababwiye ati kugira ngo Imana ya Isirayeli yongere kwitwa ko ari umutabazi, ko yabamanuka ikabagirira neza, icyambere nimukure wa Ashiteroti, mureke gukorera izindi mana kandi ngo muyikorere n'umutima wanyu wose. Umurongo wa 4, nuko Abisirayeli baherako bakuraho na Bali na Ashiteroti. Nuvuga ngo bakuyeho na Bali, umuhanuzi atashoboye kubona nabo baribwiriza bamukuraho. Ni bingahe abakuyoboye? Samweli uyu munsi ashobora kuba ari itorero ryawe, ashobora kuba ari video, akaba ari abantu benshi bakubwira iby'Imana, ariko ukagira bakabona Ashiteroti kandi nawe waruzi ko na Bali umufite. Igihe kirageze ko nawe umenya Ashiteroti wawe ninde, Bali wawe ninde. Bo batashoboye kwerekwa, bo batashoboye kubona inzozi, abantu bashobora kutabona, abantu bashobora kutabona ibyubamo, na pasiteri wawe ntabibone, ariko Imana ikabona ko ugifite na Bali. Nuko rero ngo barangije baribwiriza, bakuraho Bali, bakuraho na Ashiteroti, kandi bakorera Imana n'imitima yabo yose. Ngo bukeye Samweli aravuga ati nimuteranye Abisirayeli bazi Misipa, nanjye nzabasabira Uwiteka. Hari igihe tugora badusabira, ukabwira ababyeyi baba gusengere kandi urabizi ko hari ibintu utaratunganya. Samweli abaze kubona babumviye, nawe atera intambwe nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu bizeye ibintu biri kiriya mu maso y'Imana n'imitima yabo yejejwe. Nuko bateranira Misipa, bavuma amazi bayabyaza imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa, baravuga bati wacumuye kuwiteka. Maze Samweli acira Abisirayeli imanza Misipa. Samweli yari umucamanza, ariko ngo bahise baniyiriza. Yesu yaravuze ngo hari bimwe bimwe bizakugora no kwiriza no gusenga. Amen. Harabiriza ariko batasinze, cyangwa se bagasenga batirije. Igihe wakomerewe jya umenya ikirere cyawe, wumva ijwi ry'umumarayika, ijwi ry'umuntu Imana iri gukoresha, kandi wemera nurangiza ufatanye nawe. Kimwe mu bisubizo, barangije barasenga. Bamaze gusenga, Samweli abasabira Uwiteka wacira imanza. Abisirayeli bumvise ko Abisirayeli bateranye Misipa, abatware babo baherako batera Abisirayeli. Abafilisitiya nako bumvise ko bateraniye Misipa, bagira ngo ni kwakunda igihe Satani azagutera azi kuri muri za ntege aje ngo bateranye, ngo bose batera Abisirayeli. Abisirayeli babyumvise bosha ubwoba kubwo Abafilisitiya. Abisirayeli babwira Samweli bati ntuhweme kudutakambira Uwiteka Imana yacu kugira ngo udukize amaboko y'Abafilisitiya. Nabo ubwabo bari bamaze kuyoberwa yuko bashiftinze ku kindi kibanza. Iyo wihanye Imana irabimenya, kandi n'ubutsinzi bwabo buhari. Kandi ubukugose arakomeye kuruta ibikurwanya. Iyo wamaze gutunganya n'Imana ukwiriye guhagarika umutima. Abisirayeli bagize ubwoba kubera ko bumvise ko Abafilisitiya baje kubatera. Bumvise ko bateranye bagira ngo ni kwakundi. Hari igihe umwanzi aza kugutera agira ngo uracyari kwakundi, ibyaha bikaza bigira ngo uri kwakundi, ariko kubera gusenga no kumvira ijwi ry'Imana mu buzima bwawe n'ijambo ryawe, hari igihe Satani azaza asanga ukomeye. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka, awutambira Uwiteka ho igitambo cyoswa kitagabanije. Maze Samweli atakambira Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. Haleluya. Imana ishimwe ko yumvira ba Samweli bacu, ugeretseho n'amasengesho yawe. Nta muhanuzi uruta Yesu. Yesu niba umufite ugasenga, ubwoba bukagutera. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yesaya 41 ngo ntutinye, ntukuke umutima ko ndi kumwe nawe. Kuko twasomye ko Imana yacu ari umutabazi, idutabara, kandi ni wowe buhungiro bwacu. Ngo Uwiteka aramwumvira, bigera igihe Uwiteka akakumvira. Haleluya. Ngo Samweli agitamba igitambo cyose, Abafilisitiya begera hafi kurwana Abisirayeli bazi ngo ni kwa kundi.
hari igihe umwanzi aza akagira ngo uracyari kwa kundi, utekerezwa kwa kundi, ukora kwa kundi, uracyafite intege nke kwa kundi, uracyafite twa tundi yarakuze, ariko baraje baramutera ngo umunsi Uwiteka ahindira Abisirayeli guhinda gukomeye, arabatatanya. Reka nsome neza. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya, banesherezwa imbere y'Abafilisitiya. Igihe kirageze ku Uwiteka anesha Abafilisitiya imbere yawe. Igihe cyo guhunga igihe gishira, igihe cy'ubwoba igihe gishira, kubera ko wewe n'Uwiteka mwatunganije mukabana. Uwiteka yarafashe atatanya abo Bafilisitiya mu maso y'Abisirayeli. Haleluya. Intsinzi rero uzayibona, ntabwo uzahora ubona ibitagenda, ntabwo uzahora ubona ibigukoza isoni, ibiguhungisha, bigatuma uhora wihisha kubera ko uri weak, kubera ko uri faible. Ariko igihe Imana izamanura ingabo nyinshi, ngo nzatanga ingabo nyinshi zife ku bwawe, uzagira confidence, uhagarara ubihangare, maze Uwiteka bitatanye imbere yawe. Haleluya. Ngo noneho ngo maze Samweli umurongo wa 12, ngo maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza na n'ubu. Amen. Nuko Abafilisitiya baratsinda, ntibongera kurenga urugabano rw'Abisirayeli. Igihe kirageze ko Imana abanzi babatarenga urugabano rwawe. Haleluya. Imana igiye gushiraho limit, ishireho abanzi baba bagomba kugarukira, kubera ko hari ibuye ry'urwibutso. Uwiteka yiteguye kukuzahura, ngo yarabazahuye. Samweli ahashinga ibuye ry'urwibutso, aravuga ngo Ebenezeri, kuko Uwiteka yatuzahuye. Ebenezeri ni ibuye ukwiriye gushiraho mu mwuka. Nawe hari ibintu Imana igiye kugukora cyangwa se yagukoreye uzita Ebenezeri, kubera ko igihe wahunze ni kinini, igihe wagize ubwoba ni kinini. Birivuga ngo ntituzagenda nk'abahunzi. Haleluya. Twebwe abanzi bacu nibo baduhunga, n'abanyabyaha bahunga ntaho birukanye, kubera ko duhagararanye n'Imana. Uwiteka n'umurwanizi kandi n'umurengezi wacu, yiteguye kudufasha. Ebenezeri uyu munsi akugaragareho, nawe ushinga ibuye ry'urwibutso kuri iyo situation y'ubuzima bwawe iri kukubuza amahoro, ituma uhunga, wabuze icyerekezo. Biragusaba ibintu bibiri: gukura Ashiteroti na Bari abantu batazi, ikindi no gukorera Imana umutima wawe wose utayivangavanga, ubundi ugerekeho gusenga no kubana n'Imana. Igihe kizagera Uwiteka atatanye abanzi bawe mu maso yawe, kandi nawe ushinge ibuye ry'urwibutso. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge, ariko nawe ukomeze gusenga wenyine, kandi buno butumwa ubuhe n'abandi bafite ubwoba bari mu gihe cyo kudatunganya. Ariko Imana iragusaba gutunganya kugira ngo nawe ugire ibuye ry'urwibutso. Ebenezeri, Uwiteka yaratuzahuye kandi azahora tuzahuye. Reka dusenge. Ngiye kubasengera, nanjye nisengera. Wongere ufate umwanya usome muri Samweli wa mbere igice cya 7, wongere uhishurirwe n'Umwuka Wera ku giti cyawe. Uwiteka Imana urakoze, ndagushimiye kuko uri Imana itabara. Nukuri Imana, ndagushimiye umuntu watumiye ashaka gukira by'ukuri. Wabajije umuntu ngo ese urashaka gukira? Ari igihe tureba ugasanga imitima yacu iri kure, turimo turasaba ariko imitima yacu irimo ba Ashiteroti, Bari n'ibindi byinshi. Imana, tugagukorerana n'ubwoba n'izindi Imana twimitse. Ndasabye imbabazi ku giti cyanjye, ubare na bagenzi banjye, ukomeze kutwiyereka, ubereke za Bari zishije batari bazi, kuko Samweli ntabwo yari yabonye Bari, ko arabwira naho bamaze kwihana bahise basohora Bari, bakuramo Ashiteroti, barangije barasenga baririza. Imana, ikindi bakize ubwoba, niba hari abari gutunganya, hari abakwemereye, ubakomeze kugira ngo bakomeze bagushakane umwete. Ebenezeri, Ebenezeri, nabo bashingu ibuye ry'urwibutso, kuko uri Uwiteka Imana ituzahura. Izina ryawe ryubahwe iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. nawe ubutaha Ebenezeri akomeze kuba Ebenezeri mu buzima bwawe. N'ubu bishatse wareba ukongera ugashinga amabuye y'urwibutso ku by'Imana yagukoreye, ko Imana ihora itugirira neza. Imana ibahe umugisha. nawe ubutaha. Mwari kumwe na Mama Biju, inshuti yanyu. Ndabakunda.